Hello, it's time for ICT users. Reka turebere hamwe uburyo ushobora gusubiza ku murongo printer yawe. Iyi tugiye gukoresha uyu munsi ni printer L382. Izi ni Epson zikunzwe gukoresha kenshi cyane mu mirimo ya buri munsi. Abantu benshi uyu munsi nibo bari gukoresha, ariko reka bari twifashisha kugira ngo uyu munsi turebe uburyo bumwe na bumwe dushobora kwifashisha kugira ngo tuyisubize ku murongo mu gihe hari ibyo kwereka ko bitari kugenda neza. Uyu munsi rero ni mu buryo ushobora gukuramo ibara ry'umutuku, rimwe rishobora kugaragara rikwereka ko wenda habuze impapuro cyangwa se hari urupapuro rwacikiyemo cyangwa ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi turashaka kureba ese mu gihe byabaye atari urupapuro kubera rwabuze, ahubwo ari indi mpamvu irimo imbere, wabigenza ute? Dusabwa no gukurikira, ukibuka gukora subscribe, like and comment, ugasharinga kino gitekerezo. Turabanza turebemo imbere, turebe se niba hari urupapuro rwacikiyeho koko cyangwa se niba hari indi myanda yaba yaguyemo. Mu gihe dusanze ntayo, nta kindi twakora kuko ntacyo wayihinduraho, ahubwo igikurikiyeho ni ukujya mbere ukareba ikindi kintu wakora. Turifashisha tournevis. Tournevis ni urufunguzo rufungura blo ziba zigiye zifunze kuri printer. Niyo turi bufate dufungure blo agize printer, ariko turabanza tuyizimye daher. Tumara kuzimya printer yacu, turafungura turebemo imbere. Iriya ni scanner dukinguye, turebe imbere se nta kintu nta damage iriyo yaba yabujije wenda tank kuba ya processinga, cyangwa se hari ibindi bintu bitari kugenda neza. So nk'uko mubibona turimo gufungura printer yacu dukoresheje tournevis, ariko tournevis ifite magma, ifiteho rukuruzi ku buryo imufashe rya blo kugira ngo ritaza gutakara. Dufungure na blo yo hejuru. Iyo blo yo hejuru nayo iradufasha kubona ukuntu dukuraho ya scanner. Nitumara gukuraho scanner yacu, nibwo turaza gushobora kwinjiramo imbere tukajya kureba mikoro ya printer n'ibirimo imbere. So turabanza dukure ibikoresho bishoboka kuvaho hakiri kare. Turabikuraho. Aka ni akabuwate kani gato, nagafunga ku mugozi wa printer, gatandukanye scanner n'ibindi byuma biba birimo imbere. Dukomeze. Turakuraho scanner yacu. Scanner yacu tuba twamaze kwifungura, tukitondera aka kagozi k'umweru kuko gashobora kuza kutubera ikibazo karamutse gacitse. Ugakuraho twitonze cyane. Aka kagozi k'umweru kari mu kuboko kw'ibumoso tugacomora twitonze. Turagacomora twitonze. Scanner yacu igashyirwa ahantu hizewe. Tumaze kuyifungura turarebamo imbere. Ubu noneho turarebamo imbere kuri moteri ya printer, ibikorwa byose biri. Urebyemo imbere harimo akantu k'umukara kaguye, bigaragara ko kaguye hasi ariko katari mu mwanya wako kakabaye kari. Kariya turasabwa kukashyira hano ureba ndimo gushyira tournevis. Tukareba neza niba rasoro irimo hano ituma kamanuka kongera kazamuka, niba irimo iri processed. Twasanga itarimo, ubwo biradusaba kuyishyiramo. Ubwo icyo gihe ni igihe iba yacitse yavuyemo, ubwo biradusaba kuyisubizamo. Rasoro tukayisubizamo. Noneho ku ruhande rw'iburyo naho tukasubiza mu mwanya waho. Aho ureba hari udushami tumeze nk'aho udushami tubiri, dusabwa gushyira
kameze nk'agapine muri uriya mwanya kakafunga. Ibyo tubikora n'ubwitonzi twirinda kuba twakomeretsa cyangwa se twakoma kuri ziriya nsinga, kuko zifite akamaro kenshi cyane mu mikorere ya printer. Rasoro yacu turayizanye, tuyishyire kuri twakita nk'akabaho cyangwa se akandi kantu kifashishwa mu guturuna moteri ya printer. Kuko amaze kuhagera nta kindi kiyongeraho uretse kureba ko kamaze kuba well processed, kagiye mu murongo ubu kara moving up and down. Icyo gihe ibyo birangiye, ikibazo printer yacu yari ifite kiba gisa nkaho kivuye mu nzira. Icyo dusabwa ni ukuzitonda mu kongera gufunga. Ufite amavuta biba byiza ukongera ukayashyira kuri rasoro kugira ngo wirinde gukomeza kwikuba amavuta meza yabugenewe. Aya ni ayitwa T8000 clear. Ni umuti ukoreshwa mu guhanagura ama Epson product. Then iyo dushoje dufate akava yacu cyangwa se kuvarikire, tukongera gupfundikira no gusubiza ibintu ku murongo. Ibyo tubikora n'ubwitonzi kuko uba ugomba kwirinda icyatuma ukoma umugozi wa printer cyangwa se ukomeretsa. Dukomeje dufunge bulo twitonze, yego dufunge twitonze. Iyo umaze gufunga ufungana ubwitonzi bwinshi cyane, kuko wenda icyaha kwangiza printer ugashyiraho scanner yawe, ugashyira mu murongo wayo, ugapfundikira neza, ugashyiraho amablo y'amavise twakuyeho, ukafungamo ugakomeza. Iyo bishoje icyo ukora ucana printer yawe ukareba ko ikibazo yari ifite cyakemutse. Ugacana printer ubwo wamaze gucomeka ku muriro hose, ugacana boti icana iba ari imwe y'akazeru, ugashyira mu murongo ukayicana ikaba icyatsi, ukareba ko ya matara y'imituku yongera kugaruka. Akambere kakerekana so thank you for watching. Ni byiza cyane gukomeza gukorana natwe. Wibuka subscribe, like, share and comment. Mugakomeza kuduha ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo n'ibindi twabafasha, mugakomeza kutubwira ibyo twabafasha. Iyi ni channel yanyu Fisher, channel igiye kujya ibagezaho kenshi ibiganiro cyangwa se inyigisho za ICT. Rero twarebaga turagishoje. Ubutaha twandikira muri comment mutubwire icyo twazabagezaho kugira ngo turusheho kubaha ibanogeye kandi bijyanye no gushaka kwanyu. So mwakoze cyane rero, kubana natwe ni ingenzi, ni ingirakamaro ndetse